Amen. Yesu nashimwe. Dushima Imana iduhaye umwanya wo kongera kubonana nuko ayoboye abivuze. Subirimo ibintu byinshi abantu bongeye guhura abakwiriye kubishimira Imana. Niyo mwamutandukanye mugiye kuryama, buryo ubonye ubyutse nabyo bikwiriye gushimirwa Imana, kuko ikimenyetso cyo kuryama ukabyuka ni umuzuko. Buri muntu waryamye agasinzira aba yapfuye, hanyuma rero iyo ubonye ubyutse uzutse. Amen. Pawulo yandikira Abefeso yabwiye ngo ndashimira Yesu Kristo data wa twese w'icyubahiro, gituma mushimira mbangira ngo n'amasabire kuri we. Rero iyo mbibutse mbasabira kuri data wa twese w'icyubahiro, mwaba yampera umwuka w'ubwenge no kwishurirwa ngo bitume muyimenya, amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mu gice cya mbere, hanyuma mubone uko mwiringizwa. Haleluya. Mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyiza haragabera. Haleluya. Mumenye n'imbaraga zayo nyinshi. Imana ifite imbaraga z'umurengera zayisagutse ku buryo izibika mu bantu bayo. Nije kugira ikikora yenda kuyazo yabitse inaha, zo yabitse mu bantu mu itorero igizendaho ikazikirisha abandi, kandi si bwa mbere yabikoze no ku mwuka yigeze yenda kuwa Mose iwuha abandi bagabo n'abatorotse banze kuza kwitabira ubwo butumire, umwuka basanga mu mahema yaho uwe yenze kuri Mose. Amen. Nyuma rero Pawulo yaravuze ngo menye n'imbaraga zayo nyinshi zitagira akagero iz'Imana yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Abanga imaze kumuzura, haleluya, yamuhaye izina riri hejuru y'ibintu bitanu biremereye isi, ibintu bitanu bikomeye mu isi. Yavuze ngo yamuhaye izina riri hejuru y'ubutware bwose, izina riri hejuru y'ubushobozi bwose, izina riri hejuru y'imbaraga zose, izina riri hejuru y'ubwami bwose, izina riri hejuru y'amazina yose. Aravuga ngo kandi ntabwo bifite manda, ntibigira na garanti ngo bizaba expire, ngo bizata agaciro. Iryo zina rya Kristo no mu yandi azaduka ay'abantu baziyita n'azaba ariho, Kristo ari hejuru y'amazina. Ubundi abakwiriye gukomerwa mu mashyi. Haleluya, haleluya. Ujye munihangana, niwe wenyine, ni nawe wenyine. Kristo niwe wenyine utajya ugira ingaruka y'amashyi. Icyambere ntiyayasaba kuko ntayararikiye, arayakwiriye. Ariko abandi bantu bo mu isi ubworo bw'amashyi buruta ubw'inshyushyu. Umuntu wese naranabivuze ejo, reka mbisubiremo, Imana yaremanye umuntu icyubahiro kugera no ku ntumbi ye. Niyo mpamvu icyaha gikomeye ni ukwihinyura, ni ukwisuzugura cyane bijyanye ku miterere y'ukuremwe, kuvuga ngo njyeweho nabaye kagufi, ariko Imana banza yarandemye irushye. Buriya urimo urapfobya umurimo w'Imana, kuko twabibonye ejo ko ibindi byose byaremwe n'ijambo, ariko igeze ku muntu yavuga ngo noneho ahangaha ngo nashyira imbaraga zanjye, nashyira igikorwa aho, ndashyiraho intoki zanjye. Turi imirimo y'intoki z'Imana, ube muremure, ube mugufi, ube mugari, ube muto, turi imirimo y'intoki z'Imana. Kandi imari ya Adeni twarebye ejo, umwuka yahumekeye mu muntu akaba ubugingo buzima, waba ukijijwe udakijijwe Imana irawukurikirana. Niyo mpamvu umuntu wese wavushije
izakurikirana yaba ari watariho, ikazabihanira n'urubyaro rwe kugera kuri generasiyo enye. Binyeje imyaka 400 ibigihora inzigo y'amaraso. Kubera mpamvu yiyambuye igice cyayo igishyira mu muntu. Abantu bari muri iki gihugu mbere ya jenoside bakuru vinani na kabiri abari bazi ubwenge nari mweve. Ubwo ndavuga nanjye igihe nari kuko 79 nari mu wa mbere. Amen. Kuva icyo gihe Imana ishimwe ndari ngo araseka tugumwe ngo nike asanze atarariho agira ngo isi yatangiye ari bwavutse. Amen. Haleluya, haleluya. Nuvango umuntu yacikaga ruseke iri gufa rya cyangwa n'iry'ukuboko ahantu hose hari bugombere kubashyiramo tije, umuryango warateranaga ugasinya. Basinyiye iki? Basinyiye ko nubwo nagwa ibunaka bagomba kunshingura baramaze gutanga imari y'abandi. Basigaye bashyiramo bakuramo ukabona ntacyo bitwaye. Banza byarahendutse. Icyo gihe kuzamura kugera muri za 90 bityo iryaturikaga bakagushyiramo tije bayishyiragamo ari uko imiryango yatera ikabisinyira. Abibisanira babugufi mwegerane mu bisinyire, hanyuma yaramba yapfejo muzadusubiza imari yacu. Umuntu yaba arashyinguwe amaze na 4 cyangwa 7 aho taburuza bakareba imari yabo. Sinzi impamvu ibintu by'Imana ari byo tubona ari by'agaciro gake. Wamenya agaciro umuntu afite aguye hafi y'urubaraza rwawe agapfa mwuka kamuvamo. Jean Paul n'ujya ubona abagwa hepfo ngaha udutama twarabyimbye, bodaboda ntibazifite kuko nizikibakwira baraguye kutubari. Wabonye inzego zihamukura, wabonye uko ashyingurwa. Buri wese kuva ku isibo abigiramo uruhare kandi batari bazi uko arya nuko abayeho. Ariko kubera ikintu Imana yashyize mu muntu cy'agaciro iragikurikirana kugera no ku ntumbi akaba gifite icyubahiro. Muzabona ko abantu banakunda intumbi enewe kuruta umuzima. Bazana inda bari ukupfuye bataragusuye kwa muganga. Ntugire ngo ni ibindi ni icyubahiro umuntu afite kugera no ku ntumbi. Imana itugirire neza. Amen. Rero mu makosa uzakora abantu bazagusuzugura ariko ntuzisuzugure. Kandi numva hari n'uwagusuzuguye wowe uziyubahe. Uzasobanukirwa uriwe mu Mana. Ariko cyane nukizwa wowe uzagira agaciro, ntuzibone ntuzanabiharanire. Iyo umuntu arwanira icyubahiro abarwanira ibyo yemerewe yaremanywe. Ni nayo mpamvu iyo umuntu arwanira icyubahiro asoza agitakaje akajya hasi aho yarari mu gisuzuguriro. Muranyumvise? Kurwanira icyubahiro uburwanira ibyo wemerewe. Turabiremanywe, umuntu arabiremanywe. Iyo ugiye kubirwanira urabitakaza ukajya hanyuma yaho akabaye mu gisuzuguriro. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma rero twabonye ejo tubona ko Imana irema umuntu yashakaga umuntu uri bugire ishusho agasa nayo hanyuma bakajya basurana. Yaremwe ibintu byose birayinezeza ariko ntigeze ikora visite yo kuza kubisura. Yabango kibeho kikabaho ikavuga ati kiri ariko nubwo navuze ngo kibeho kiranejeje. Ntago yasura muhazi Imana. Ntago yajya kuri binchi ya mbere ubanza mu isi ari yitwe Miami muri Amerika. Niyo binchi ya mbere y'abaherwe bajyaho kwigaragura mu mucanga babunuje bambaye busa. Ariko ngubwo bakaba baruhutse relax bakaruhuka mu bwonko. Imana yo ntiyasura ibyo, ntiyasura ibintu nyaburanga. Yarabiremye birayinezeza ariko ibona bikennye ubuyobozi, bikennye wabiyobora, bikennye wabyita, bikennye wakongera kubirema ishyiramo umuntu. Haleluya.
kandi barya baruhukirayo bari mu nshingano nabwo keretse bikozwe nabi, bari mu nshingano kuko ibintu byose byashyizwe munsi ku nyungu z'umuntu uzaza nyuma. Ibintu byose umuntu azakena byabanje ino, Imana izana umuntu nyuma, umushinga wose wuzuye. Umushinga w'Imana ntabwo uzakorerwa ubwororangingo. Haleluya! Umuntu aremwe mu buryo budakosorwa, agira amabinga, agira imyata, agira imfundiko, afite agaciro k'umwuka Imana yamushyizemo. Hanyuma nakizwa bwo ubyirinde yasubiranye agaciro yari afite muri Adamu wa mbere utarakora icyaha. Duhereze Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Bavuze ko yamwambitse, ejo twabonye ko yamwambitse ari we na Adamu na Eva bambaye batihanye ku rukundo rw'Imana gusa. Havuga ngo ubwo biremeye ibicocero, nababwiye ko bari batangije idini. Iyo umuntu atakaje kwera kw'Imana muri we ahita atangiza idini muri we. Barandwanya, bangendaho, ntibanyemera, nutwo ahita atangiza ibindi, ndetse agatakaza n'ubutumwa bwiza bwa Kristo, akarema ikindi, akarema ubutumwa bw'ibikomere bw'inyuro bw'ibindi. Ariko Kristo arihagije ku buryo wazamuvuga ukarinda upfa, nkamuvuga nkarinda mpfa, tutararangiza Bibiliya tudashyizemo umuntu. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Hanyuma biremeye ibicocero, yavuga ngo ntibibambitse, n'utuntu mwihangiye ntitubambitse, ibambika batihanye, kuko buri wese yagize impamvu z'inzitwazo kuri mugenzi we. Adamu aravuga ngo ni umugore akavuga ngo ni inzoka, bibi agaherekane. Ariko ngo Imana mu rukundo rwayo ibona abantu nibatindaho nubwo bambitswe, kuko nta kubabarirwa ibyaha atamenetse amaraso. Haleluya. Inyamaswa irapfuye, atangiye gutanga impongano z'ukuntu umuntu yagarukana ubuzima yatakaje akora icyaha. Hamenetse amaraso y'inyamaswa, ntibyazanira umuntu agakiza. Imana irakomeza iragoragoza, ihendahenda umuntu. Yavuga ngo muri iyi Edeni nibyo niho yaremewe, ariko nahaguma azasingira arye ku giti cy'ubugingo, abeho mu buzima budapfa, ariko aramiye mu cyaha. Mu rukundo rwayo ihitiramo umuntu uko yapfa kugira ngo azongere abone kudapfa. Tuziyambura umubiri upfa, twambare kudapfa. Tuziyambura umubiri ubora, twambare kutabora. Ni igikorwa cyakozwe na Kristo ku bamwizera. Amen. Bavaho bajya iburasirazuba, habatangiye karande, hereditere, karande. Habatangiye karande yo gupfa intebe. Gupfa intebe abantu bazabipfa kugera igihe itorero rizatahira. Wenda dutashye ibisigara ino simbizi, wenda nabo bazasigara bazipfa, ariko itorero rizarinda ritaha abantu bagipfa intebe. Ni karande ihera iburasirazuba. Kayini ntabwo ashimwe kubera umutima we. Imana yari yanamuburiye ati ibyaha biri tugatugira ku rugi rwawe kandi wari ukwiriye kubitegeka. Ntiyabitegeka, agira ishyari rya murumuna we. Murumuna we ashimwe ko yatambye, ariko atambye bivuye mu mutima ukunze. Haleluya, haleluya. Ashimwe, abanguye umuhungu ushimwe nubwo ari murumuna wanjye. Ubwo ashimwe n'Imana arahabwa n'ubutwari wacu, ahita amwica ngo asigarane intebe. N'ibintu ni iki gitumye hano Mose abwirwa ngo bwira Abisiraheli kuri Sinayi, ahabwa amabwiriza, bwira Abisiraheli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we aba ari untura, kandi aba ari we muzakira amaturo. Avuga izahabu, ifeza, imiringa, avuga agera ku mbaho z'imishita, agera ku budodo, agera ku mpu z'intama n'izihene, agera no ku bwoya. Uwiteka abibwira Mose, avuga ngo Mose uzarebe umutima ukunda Imana, aba ari wo uzakira ibyo watuye. Kubera iki? Ndashaka ko bandemera ubuturo. Amina. Haleluya. Ndashaka gusubirana ubusabane n'umuntu, nkongera ngatura muri we, nkajya mbonana nawe bitakugoye, utongeye kuzamukana. Kuva kera kose Imana ishaka kuruhura uwo yaremye. Iravuga ngo kugira ngo uhore uzamuka, ngewe nzamanuka ngusange. Imana yari imiminije, yicishije bugufi. Amaze kubivuga Bruno, yicishije bugufi iraganduka.
ntiyanga no gupfurupfurirwa ku musaraba kugira ngo ishyireho insinzi ya nyuma inesha icyaha. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Kugira ngo ishyireho insinzi ya nyuma. Ariko byaragoragojwe ku bayuda bajya bari mu Egiputa. Imana yabwiye Mose, mushaka umwana w'intama utaruzuza umwaka, iyo niyo Pasika mbategetse, mumukinje musiga amaraso ku nkomanizo no mu ruhamo. Abakristo barabizi. Hanyuma iyo ni Pasika y'abayuda. Turenda kwegereza Pasika, wenda muziga uburyo bw'amapasika yabayeho. Amen. Pasika ya mbere hera muri Edeni, Pasika ya kabiri ni y'abayuda, ivuga Passover, ivuga kunyurwaho n'urupfu. Ariko iyacu ya Kristo, iyitorero, twebwe ntabwo tunyurwaho n'urupfu, ahubwo twinjiranye na Kristo mu rupfu, tuzukana nawe. Haleluya. Ni nayo mpamvu ab'isezerano rya kera bubashye Uwiteka bafite amahirwe y'uko batumiwe. Jemana nari n'abakristo bavuga ngo ahirwa abatumiwe gutaha ubukwe bwa ntama w'Imana. Haleluya. Twaratumiwe. Tamina tumuyikomere mu mashyi. Twaratumiwe. Njye ntabwo natumiwe, ahubwo naratumiriwe. Asifiwe. Isezerano rya kera kugera kuri Yohana waciwe igihanga, Yohana Umubatiza, bo barahiriwe kubaha Uwiteka, byabahindukiye amahirwe yo gutorerwa kuzataha ubukwe bwa ntama w'Imana. Itorero ni umugeni, hanyuma Kristo ni umukwe. Haleluya. Umugeni n'umukwe bafite abasangwa batorewe kuzataha ubwo bukwe. Uhereye kwa Aburahamu kuzaminuka kugera kuri Yohana baciye igihanga, batorewe gutaha ubukwe bw'umwana, haleluya, w'intama w'Imana n'umugeni yakoye. Turabe igiciro cyinshi muri Kristo Yesu, bakabaye ubundi mumushimira, mumukomera mu mashyi, bakavuga ngo haleluya, twebwe twaratsindishirijwe. Haleluya. Ku bayuda bacibwaho n'urupfu ntibapfa, ariko nabyo ntibyatuma batagwa mu butayu. Icyaha n'ubundi kibatsindaye. Imana itugirire neza. Imana yategetse Mose bavuga ngo noneho rero shyiramo ihema. Ihema rigizwe n'ibice bitatu. Ihema ry'ibonaniro, ihema ryo mu butayu, ubuturo bw'Uwiteka. Rifite urugo rwo hanze, rifite ahera, rikagera n'ahera cyane. Amen. Mu rugo rwo hanze habaga iki? Hari igicaniro cyo gutambiraho ibitambo, hakaba n'igikarabiro cy'amazi. Urugo rwo hanze rushushanya iki? Ni ku musaraba. Haleluya, 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 haleluya. Ku musaraba niho twakiriye ibyaha. Ibitambo mu rugo rwo hanze buri muntu wese yari yemerewe kuhagera, ariko w'Umwisiraheli. Abanyamahanga dukwiriye gukunda Yesu cyane, kuko nitwe twababariwe cyane. Amen. Reka wumve n'Abisiraheli bose nabo ntibari bemerewe, kuko abasore bafite imyaka 29 kumanura babarurwaga nka ba nyina na bashiki babo. Nashaka bari ihoho nta nenge, ntiyemerewe kuhagera. No guhera kuri 30 kuzamura, kandi nabo badafite inenge. Uw'amana 6 ntiyemerewe kuza, bazamutambira ariyo. Urutoki rwacitse teo shwi, ugutwi gwe pindamye kwa here, ntibyemewe. Urumva umurimo Kristo yakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma iyo yazanaga ituro rye kuri cya gicaniro, yashyiragaho ikiganza cye cy'iburyo nimba ari intama yazanye, akavugiraho ibyifuzo bye nimba ari ibyaha akabivuga. Yarangiza agasigira umutambyi akazabaga, agashenjagura, agatemagura. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo maze kumera nk'ibisuko ku gicana, akajanjagura, akazagitwika kigashya, ivu rikamanukira mu bibindi. Niyo mitima y'abariya. Haleluya. Ibindi ni imitima yaturirwamo kugira ngo ivu ridatumukira abandi. Bigomba guhambwa mu mva. Umukozi w'Imana agomba kuba ari imva, ugomba kuba umwaturira bikamuheramo, yazagera bunaka bikamuheramo. We yateguwe nk'ikibindi kibika ivu ryakongorewe ku gitabo. Haleluya, haleluya. Hashushanya umusaraba, kandi igikarabiro kirasobanura iki? Iyo uvuye ku musaraba umaze kwizera ijambo, ukarizeza umutima, agakiza nicyo kavuze,
Haleluya. Wumva ijambo ukizeza umutima ukatuza akanwa ko Yesu abaye umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Haleluya. Uhereye ako kanya urakijijwe, ariko hasigaye indi ntambwe. Uretse ko hari abantu nabonye bashaka umubatizo w'igisambo ku musaraba, bavuga ngo si igisambo cyo cyabatirijwe. Urashaka umubatizo w'umusumari wowe wabatinye Yorodani. Urashaka umubatizo igisambo cyabatijwe wowe. Bateye umusumari kikizera Yesu ntigihakane, kivuga ngo n'ubundi ndibanda impfuye nabi, urwo mpfuye nibyo nakoreye. Kivuga ngo wowe nugera mu bwami bwawe uyu mubabaro ubu wa nyuma uzame kuruhuka. Haleluya. Dufite uburuhukiro muri Kristo Yesu. Haleluya. Kubera ko umubabaro yababajwe kwari kugira ngo twebwe tubabarirwe. Asifiwe. Haleluya. Hamigikarabiro rero ni Yorodani. Iyo umuntu avuye ku musaraba yizeye ijambo akatura ibyaha bye, ikiba gisigaje n'umubatizo akinjira mu itorero. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Winjiye mu itorero uhabwa serivisi zingana n'uwahaje muri 45 n'uwahaje muri 50. Rwaseje ubundi yarimo ababwira ko yakijwe muri 54. Ubwo rero n'ukijijwe uyu munsi rwasa ntagahita mwita umwana we. Imana ntigira abuzukuru. Imana yo ntigira abuzukuru. N'ururondogoro rwacu. Asifiwe. N'ururondogoro rwacu nahanga Imana igira abana. Kandi iyo ukijijwe ubu wa mbere ku Mana. Kuko agakiza ni inike, ni ikinege. Hagari koperative ngo babanje yo ngo ningenda nzaba nongeye umubare. Oye, uzopera umubare w'abakizwa ariko ubugingo ni wowe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hanyuma iyo wavaga aho ngaho mu rugo rwo hanze winjira gahera. Ahera ni mu mwuka. Asifiwe. Kuhinjira rero harimo igitereko cy'amatabaza 7. Kuko icyo cyumba kitabonaga, Aroni uko yinjiyemo mu gitondo na nimugoroba agomba kubanza gucana ayo matabaza no kuyaboneza. Haleluya, haleluya. Kugira ngo muri icyo cyumba kibone. Bisobanuye iki? Aya matabaza ni itorero. Itorero niryo ri muri kisi, nubwo isi ifite amashanyarazi, nubwo ifite izuba, nubwo ifite ukwezi n'inyenyeri, ariko burya icuza umwijima. Itorero rivuyemo bamenye icyo twari tumaze. Haleluya. Niyo mpamvu ya Kristo yavuze ngo muri umunyu w'isi kandi muri umucyo w'isi. Abangwa itabaza iyo ryakongejwe ntago rishyirwa munsi y'ameza. Matayo 5 ntago rishyirwa munsi y'ameza, ahubwo riterekwa hejuru y'ameza ngo kugira ngo rimurike muri icyo cyumba. Itorero ukwiriye kumurika muri shika aho wirirwa, ukwiriye kumurika muri Matewusi, ukwiriye kumurika iwawe mu rugo, ukwiriye kumurika muri biro, ukwiriye kumurika usengeriyo, ukwiriye kumurika mu bukwe, ukwiriye kumurika twapfushije, ukwiriye kuburi tabaza rimurikira isi. Kuko nicyo mpamvu itorero ririno. Kristo niyo mpamvu avuze ngo nturi kurino, habwo urindindira umubi gusa, ribe rimurikira isi ngira abo nikurirayo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Harimo ameza ariho imitsima 12 yo kumurikirwa Imana. Imitsima 12 yamaraga iminsi 7. Iminsi 7 yashira abatambyi bakayisangira. Rubanda babandi baratashye ariko abatambyi basigaye bayisangira. Ariko uyu munsi uza bari kuba bayisangira Theo. Ni ngewe na Pastor Robert n'abandi bari hejuru. Utambyi buhera ku mudiyakoni. Abakoraga ya mirimo yo mwihema no mudiyakoni n'umushumba. Hanyuma wo kwitahira ukigendera. Umvise Kristo yadukoreye. Haleluya. Aducunguye ku musaraba twabaye itorero. Asifiwe. Twemereye kwegera ameza iye tudatinya, kuko iyi mitsima ishushanya umubiri we. Yavuze ngo ninge mutsima w'ubugingo, ninge mutsima wavuye mu ijuru. Haleluya. Aravuga ngo basokuruza abanyu barayiriye bagwa mu butayu, ariko ngewe unjyaho naho yabarapfuye asongera beho. Unjyaho ko yaresha kose naho yarapfuye, kandi yacunguriye Imana amoko yose mu ndimi zitari zimwe. Impande enye z'isi, aribyo bya bifunga 4 bizengurutse ya sanduku, ni impande enye z'isi. Yacunguriye Imana amoko yose. Hagara abayuda gusa,
ahubwo n'abanyamahanga. Kuva ku muyuda kugera ku mugiriki twacunguriwe Imana kubwo kwizera icyakorewe muri Kristo Yesu ukizera gukira urubanza rw'ibyaha. Haleluya. Mukomera amashyi n'imbaraye Imana ihimbatswe. Haleluya, 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 haleluya. Hanyuma itorero ni ijambo ry'ikinyarwanda rikomoka ku ijambo ry'urugiriki yitwa ecclesia. Ecclesia mu rugiriki rigizwe n'amagambo abiri, ek tredinio akarongo hagati kaleo. Ek biravuze guhamagarwa, ukava mu magara menshi y'abanyabyaha, ukava mu moko y'iwanyu, ukava mu nzu ya so ugasosoroka mu mwacuruzanyaga, ugasosoroka mu mwiganaga, ugasosorokayo bakavuga ngo uhereye umunsi yakirijwe i Nyarugenge yabaye umukristo. Ariko kareo ni igikorwa cya mwuka kidakorwa n'umushumba Ruberi, kidakorwa n'undi wari we wese, kidakorwa na Theo tuyoboye, kidakorwa na Bonifasi yigishije cyangwa yatuyoboye, kidakorwa n'undi wari we wese bansengera, kidakorwa n'umuhanuzi. Ni igikorwa cya mwuka kidutandukana na karande mu rwa kabiri rw'Ikorinto 5:17. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya kera bikaba bishize. Kuba umusinga birashira, kuba umusobe birashira, kuba umuhutu birashira, kuba umututsi birashira, kuba umutwa birashira. Iyo umuntu yakijirijwe utari ubwoko ahabwa kuba ubwoko, twigijwe hafi n'amaraso ye. Enjoy a plant-based experience with 8 grams of protein that will amaze your taste buds. N'amaraso ye. Haleluya. Kuba umunyarwanda birashira, kuba umurundi birashira iyo duhe twitwa bene data. Kuba umutanzaniya birashira, kuba umugande birashira, haba ngo hobe mwene data, tugahoberana, guhoberana kwera. Irari rirashira rigashira muri Kristo, ugahoberana nawe utamwegamira, wumva ufite ubwuzu kuko yakishijwe, inuma zikaguguza, ibiri muri mwe bigahoberana kubera Kristo murimo yakoze. Amen. Yesu Kristo niwe ntsinzi y'icyaha. Amen. Iyo mitsima yamaraga iminsi 7 bakayisangira, natwe twahawe kurya ku mubiri we. Kuva umunsi twizera Yesu Kristo kwari umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, wereye umunsi twabaye itorero, turabatambyi b'iby'ubwami. Haleluya. Turabatambyi. Ushaka ukizwe ku wa gatandatu bakubatize ku wundi wa gatandatu, ku cyumweru buke tugira ifunguro rye duhita tubicaza imbere kugira ngo tubahereho, munaturebereho ibyo dukora, mutabikora mu buryo bubusanye, dusangira umwami wacu, tubicaza imbere nabo bemerewe kwegera kandi badatinya, kuko icyabatandukanyaga ari urusika rw'icyaha yarukujeho umubiri we, amena amaraso ye kugira ngo abe impongano kandi kube gucungurwa kwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Harimo kandi abariho ncumbikira uyu munsi ahera, harimo icyotero cyo koserezaho imibavu na tafu, heshereti, rubana n'icyome bihwanije kuremera, akongerwamo umunyu. Ariko Bibiliya aryoha, akongerwamo n'iki? N'umunyu. Nukuri uri ku cyotero. Gira hino tu. Haleluya. Asifiwe. Buriya mu rugo rwanze yashushanya igitabo cy'imigani. Imigani nta kindi buryivuze, uhere ku gice cya mbere kugera ku cya 10 ni amahugurwa y'abasore n'abakobwa, cya 11 kugera ku cya 21 ni amahugurwa y'abagabo n'abagore. Urumva ni imibanire yacu n'abandi. Hanyuma icya 21 kugera ku 31 ni amahugurwa y'abami n'abatware. Bibiliya ikavuga iki? Abango buri muntu mugira umwete wo kwezwa mu Baheburayo. Haleluya. Nuwo kubana n'abantu bose iki? Amahoro, kuko utejerwe atazareba umwami w'Imana. Aha rero aheraho hashushanya Zaburi. Ndabizi kuyikunda ariyo mpamvu ari ngo hagurukije. Hashushanya Zaburi. Zaburi guhera ku ya mbere kugera ku 150. Nta bindi twigisha. Twigisha kwihana. Haleluya. Twigisha gushima. Twigisha kuramya. Haleluya. Twigisha guhimbaza. Asifiwe. Ikanatwigisha uburyo twasengera abandi. None harimo gusengera abandi, iyo ngiye gusengera Theo, umubabaro we ngomba kubanza kwishyiraho nkaba mu mwanya we.
iyaba ari nge bigendekeye gutya mana byari kugenda bite. Noneho nge na Theo tugiye gusengana rero tubanza kwihana, tuvuga ngo ni Imana idakorana n'icyaha. Nta kantu waba wibutse ati ndakibutse, nabeshye umuntu kuri telefone ati mbabare, ni nanjye mbabare, ariko hariho narakariye mucira n'urubanza. Iyo turangije ibyo rero ntangira umutwaro Theo afite. Haleluya, 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 haleluya. Kandi bigasoza bivuga ngo niko wavuze. Haba ngo wavuze ko icyo tuzerekeza amaboko cyose, haleluya, 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 uzagiha umugisha mu ijuru. Bakavuga ngo niko twavuze ko buryo ushyizemo umunyu. Haleluya, wavuze ko ari wowe utuma batwita kandi ugatuma babyara, buryo ushyizemo umunyu. Iyo byahuye n'icyome bihwanyije kuremera na shereti na rubana, haleluya, haleluya, bivamo igisubizo. Wavuze ko nidukomanga tuzakingurirwa. Agiye kudepoza nimujyana umubanzirizeyo agirirwa impuhwe n'utari kuzimugirira, niko wavuze. Buryo ushyizemo umunyu. Haleluya. Uwo mwotsi wavaga kuri icyo cyotero ukazamukira imbere y'umwenda ukingirije ahera cyane, bikazamukira imbere ya ntebe. Akavuga ati niko twavuze koko. Haguruke dusenge, haguruke dusenge. Dufatemo iyi minota 4 tuyisengemo. Mushumba yigire hino abikorere rimwe yose. Yesu Kristo niwe nsinzi y'iki icyaha. Jo tuzageraho turebe imyenda yari ikingirije hejuru icyo yavugaga. Impamvu yabwiwe impu zitagira umubare ni urukundo Imana yakunze itorero, ni urukundo yakunze abari mu isi. Ntabwo rurondoreka ntirugira imibare. Niyo mpamvu impu z'intama zitavuzwe umubare, zitavuzwe n'ingero. Ni urukundo rutagira akagero. Haleluya. Kandi itorero ritwikiriwe no kwizera. Ejo nitugera kuri iriya sanduku uzasanga icyo giti kitari kwemerewe kuba cyabahera, ariko kubera izahabu isize imbere n'inyuma kiratoranijwe, kigize ubwiza kubera akazahabu. Tuzabireba ejo. Haleluya.